102.3 Let's go. Kiss FM. Oui. Basize amateka n'ibirindo bikomeye mu mitwe y'Abanyarwanda bitewe n'ijwi ryabo, uburyo baganiraga n'abaturage ndetse n'udwenya basangizaga abayikurikira umunsi ku wundi. Aba ni abanyamakuru bane bakoraga kuri Kiss FM ivugira ku 102.3 batakiyikoraho. Bageze kuri Eagle Magic TV Rwanda, kana subscribe kugira ngo tutubane mu biganiro byacu ku bukene uko bwije. Bahe ikaze. Reka dutangire kuwa mbere witwa Arutura Nkusi. Ni umwe mu banyamakuru n'abanyarwenya bafite izina rikomeye mu Rwanda. Yamaze imyaka myinshi akora ikiganiro cya mu gitondo cyitwa The Breakfast Show afatanyije na Sandrine. Yasize icyuho gikomeye kubera urwenya rwe n'uburyo yakundwaga n'urubyiruko. Ubu ngubu ntakibarizwa kuri Kiss FM. Sandrine Sheja ni umwe mu banyamakurukazi b'abahanga kandi banyuze kuri radiyo nyinshi zikomeye mu gihugu cyacu. Izina rye ryasakambye kuri Kiss FM ubwo yabuzaga urugwiro na Nkusi mu kiganiro cya mu gitondo. Ijwi rye rituje, inama n'ibiganiro bifite umuco byasize urwibutso ruzira gushirika mu bakunzi b'iyi radiyo. Uwa gatatu ni uyu musore witwa Andi Bumuntu, umunyacyubahiro mu muziki w'u Rwanda, akaba n'umunyamakuru wigeze kwigarura imitima y'abantu kuri iyi radiyo. Andi Bumuntu yakoraga ikiganiro cya mu gitondo aho yari azwiho kugira ijwi rya gisore rikurura abateze amatwi ndetse n'uburyo bwiza bwo gufasha abantu gutangira umunsi bishimye. Yasezeye kuri Kiss FM kugira ngo yite ku yindi mirimo ye n'imishinga ye bwite. Uwa kane yitwa Augustin, umuhanzi n'umunyamakuru naribonye wagize uruhare rukomeye mu kuzamura muzika nyarwanda binyuze mu itangazamakuru. Yashyize amateka mu kiganiro cya nimugoroba no mu cyiciro cy'indirimbo zigezweho. Azwi ku bamwe mu bashinze imizi y'iyi radiyo kuva igitangira mu gihugu cyacu binyuze mu gushyigikira abahanzi nyarwanda. Reka dusoreze aha ngaha, nshimira mwese twabanye muri kino kiganiro. Jya muri comment utwandikire niba ari inyungu cyangwa igitekerezo. Nuba utarakana subscribe ubikore kugira ngo tubone ibintu byacu ku bukene uko bwije. Ari Cedric Niyonshuti.